Nongeye kubasuhuza abantu mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bikomeje kugenda bitambuka ahangaha. Reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane, kandi mbibutsa ko izi nkuru tuba tuzikora mu rwego rwo kugira ngo zigende ziduha n'ubutumwa butandukanye. Nyamuneka nimukajye muzumva ngo mwumve ko ari inkuru ziri aho ngaho gusa, zigiye zidusigira ubutumwa bugiye butandukanye. Reka rero uyu munsi tujye hariya mu mujyi wa Kigali, ariko mbere yuko tureba iyi nkuru y'umugabo waje kuba yasangwa muri rigore, reka manze mbifurize amahoro y'Imana, ibyiza by'Imana, cyane cyane uburinzi bwayo muri ibi bihe mbona bigoye kubibamo. Mu mujyi wa Kigali rero mu murenge wa Nyarugenge wo muri aka karere ka Nyarugenge, haje kuba hasangwa umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, wasanzwe muri ruhurura iri muri uyu murenge wa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, aho bikekwa ko nyakwigendera yaba yaguyemo yasinze akahasiga ubuzima. Ibi nibyo tugiye kugarukaho kuri iyi ngingo yanditswe ko ashobora kuba yasanzwe muri rigori kubera ko ashobora kuba yaguyemo yasinze bikarangira aguyemo agapfa. Uyu mugabo rero bakundaga kumwita Karoli, yabonetse mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Nzeri 2025 muri ruhururi mu mudugudu wa Nyiranuma mu kagari ka Biryogo muri uyu murenge wa Nyarugenge. Gusa nyakwigendera yarasanzwe atunzwe no gutoragura amakarito akayagurisha, akaba ari byo bimutunga. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire nawe yaje kuba yatangaye amakuru avuga ko nk'uko babibonye ashobora kuba yagiye agisa nk'ugiye gufata ibyuma hanyuma akanyerera akikubita muri iyo rigori, hanyuma bikarangira ahasize ubuzima, kuko amakuru avuga ko abaturage bamubonye kare yari yatangiye kare arimo kwisomera agasembuye cyangwa se arimo kunywa inzoga. CIP Gahonzire rero ndetse n'urwego CIP Gahonzire rero akaba yavuze ko polisi ndetse n'urwego rwa RIB batangiye iperereza kugira ngo hamenyekane intandaro y'urupfu rwa nyakwigendera. Ahangaha niho ngiye kugaruka abantu buriya kuri ubu ngubu, niyo mpamvu ntangira mbifuriza uburinzi bw'Imana. Bashobora kubona wakanyoye bakavuga bati reka tuze kumutega, tuze kureba uburyo tugenda tumurundurire muri riya ruhurura, kuba bambonye anywa inzoga baragira ngo yari yasinze. My friend, iyi si tugeze miragoye, ibintu byarakaze, aho tugeze n'ukujya twitonda. Iyo uri bupfe urapfa, ndetse abantu bashatse kukwica banakwica, ariko nyine tujye tugira uruhare mu kwirinda, mu gutuma nta wabikora avuga ngo baragira ngo byagenze bitya. Niba usoma agatama ugerageze gutaha kare, kandi wirinde ko abantu bazajya bakubona wasinze mu rwego rwo kugira ngo batazakwica, bakakwica kubera ko babonye unywa, kugira ngo abantu bavuge ngo n'ubundi yarasanzwe nko gasinda buriya yapfuye kubw'ubusinzi. Ngayo nguko rero ibyabereye mu mujyi wa Kigali. Hirya no hino hakomeje kugenda humvikana abantu bagiye bapfa muri ubu buryo, ntawamenya. Tuzamenya ibyari byo polisi y'u Rwanda na RIB baba birimo cyane kugira ngo barebe ese ibi bintu birimo guterwa n'iki. Ndabakunda cyane rero, turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'indiganiro birakomeza kugenda bitambuka ahangaha kuri Hot News TV.